Les stars les mâles pour des enseignements anawi. Yes we. Tugomba kwiga ijambo ry'Imana. Kadutangire dusoma hano mu What? Mu Balewi. Okay, mu Balewi. Yampanga. Dusoma ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu haranditse ngo ntukaze imbere y'Imana cyangwa se imbere y'umuhanuzi. Turashize none. Utazanye ituro cyangwa se utazanye nyine ituro igitambo lewi ni cinema au distance. Ubwo burwayi bugomba gukurwaho n'ituro wazanye imbere y'Imana. Naharebye hano nibera navuye rero urabizi gakunda agacupa. Kajya gaca mu rugo gasoza vie wanjye. Ubwo nyine yagiye byanze. Noneho ndagira ngo ubwire ya gahunda. Ngaho mbwira. Yewe nje urabona muri iki gihe abantu bafite ibibazo. Abantu bashaka Imana cyane. Bamwe babuze imbyaro, abandi babuze akazi, nubwo natwe twakabuze. Nta kuntu aba pastor. Jamahe none. Nibyo uje kumbwira. Nje ndashaka kuba pastor. Umbwiye ngo ahubwo ngo hari nese numva ko. None se amafaranga urabizi neza ko abakristo baratura ntabwo surajya gusenga muri izi nsengero zindi ngo reba amafaranga baturaho. Nese ubwo byibuze ko ubyinzanira abantu kandi urusengero twarukora hano. Ubwo se ubyinzanira abantu hano tukita twahindura icyumba cy'amasengesho. Nta bantu ufite se babakire baba mama babuze ubyaro, bamwe bagumiwe bagize mwere kutuntu ngiye nikore. Abamama ariko ubona babiri bafatika. Tegane nguzanira abakuru banje. Nabo nabaheraho. Babara ntago bagatura. Badatura. Ariko mbarara ngo hano hakaba urusengero. Hari urusengero no ngiye ngiye kuzana akantu bitarabona no mu nsengero zindi. Nese ndo pastor. Ningi. Kataba. Ibyo byagutesha gushaka akazi koko. Akazi se ko nyine tudepoza bikanga. Niko ubwo bwa barubwesko uyangiyewe hano ngiyewe kandi turatangira ejo. Izina ry'Imana bagufunga. Ndetse umfunga none wowe diakoni. Yego reka singiye guhera mu buroko. Ngiye nje kwifungisha. Neze wifungisha ninde gufunze. Batazafunga genge numva abantu benshi babafunga batunguye. Twebwe n'ubwenge twe tugomba gushira mu bwenge. Ni kuri televiziyo ukanzanira abantu ngabahanurira. Televiziyo ya hehe? Ya hano ngiyewe uzasanga nabikoze. Wowe uzinjira ngiye usanga ndi kuri televiziyo. Ubazana bicaza hano. Ubaza kumena. Papa sazamena nzajya mbikora yagiye gusinda. Ubazana bicara hano bahanurira batura ku meza. Nasize tubahanurira. Ibe ni ibyange rega mfite umwuka unkorera. Hanyuma vuga mu ndimi. Niba Udatura ntuzanzana udatura rero. Ugomba kubabwira ati mbajyanye ku muhanuzi w'Imana. Yabaga babandi bavuga ngo ibigiye kuzaba. Ngiye nzajya mbareberamo. Nawe ubu ngubu hari icyo mbonye. Pela cinema. Mbonye Imana igwibumbi magana. Ariko ni wemera ko ibitu bikora. Uko mugahure. Ahubwo mbwira umushinga urimo cyangwa nishakira. Nose njye abantu tuziranye. Bamwe babakire. Kandi ukareba bamwe bafite ibibazo ugasanga nk'umumama afite umwana yarananiranye. Uwo munzaniye musengere. Uwo harawone. Aha, ni umukire? Bamwe bafite imitima mama wa muhungu ajya gushaka kuntereta. Amba. Ndamunda. Uriya muhungu ati uramukiriza uriya mwana. Nzamukiza. Pastor Gaspar. Koko ntabwo bizatuvira ingaruka. Akuse izihe ngaruka? Wowe tuzajya niba batuye 100. Kwabwira ati ni ituro nyine ry'igitambo bazana ibitambo. Ntabwo agiye wumva inkuru zo muri Bibiliya. Inkuru zo muri Bibiliya se batura. Umuntu bitwa Sauli se umuzi. Imana yamusabye umwana we. Sauli. Aramumuha ajyana umwana ku musozi agiye kumutamba. Se igitambo se umuzi. None se bazajya ku misozi ujya gutamba abana babandi. Ibyo ni ibitambo bazajya banzanira kugira ngo ngewe mbingingire kuri babasenge. Natangiye no gufatwa.
natangiye gufatwa kandi burukaba ngeze abona bampinduye wa wundi wabaye umutekamutwe ndi umutekamutwe kandi twigana ibyo bintu ntabwo tugomba kwihangira umurimo siko leta itubwiye kuko guhanga umurimo nyine ukagira ahubwo urimo cyangwa ntabwo urimo ubwo na viyari hafi kugaruka tutwumviriza turatangira ejo uwa mbere umunzanire ejo nese naza ari umwe muzasenga munatura ari umwe uzaba uhari muri na diakoni uba ubanza ukabashusha ugashyiramo n'akaririmbo ngewe uzaza usanga televiziyo yaka ndiho ngaho nsengera nzabishobora Lester oye Imana irambwiye ngo urabikoze karabaye oye ngenda ku kanyerega iki kiganza iki kiganza ni myo anitangiye kuba umutubuzi cyendo nubwo wambeshya gute ibyo bintu n'ubutubuzi Gaspar nawe ujye ugabanya ubutubuzi pe nasuguye cyambere sasa kubona amafaranga ndayakeneye none ariko no gutubura nese ubu ndamutse nkubwiye ngo nkurangire n'umuntu noneho umugabo ufite amafaranga byo ntago wabyemera umugabo kereka ari umusore ari umusore ibyo yagusaba byose wabyemera ibiki none se umusore asaba iki umukobwa Gaspar warahindutse ntago ari cyane ntago ari cyane mwana wanjye ubu se abantu mwasenganaga muri groupe protesta ubu baracyabyibuka bamenya ko ari wowe arega hangana ahani nk'umurimo suzi ko bamanuye ko nzaba pastor nuko ubundi mu myitozo nakubajije urimo ntago urimo uziko nzabwiraga kuri ukuntu byagenze ukuntu wabaye ubwo n'ubushomeri bukugize gutyo no kwihangira umurimo sawa urimo nawe uzajya ushaka abantu kuko ntabwo ugenzi yitwa umunyamitwe ngenyine oya nese wari wo kubazana nanjye uzajya ugiye kubabwira iki Imana ivuze ninde uzaba ufite akazi kenshi ejo nzamuzana ahubwo reka mbanze nzamuke no ku musozi niyuzuze Imana ugiye gusenga ugomba kubabwira ko nabaga muri Nigeria mfite imbaraga z'Imana ndeba yo nkareba ibindi byose bindekera Sura mu mabrise ntabwo akuzi we oya ushobora kuba kuzi ntabwo nzi ntabwo akuzi mbanzi mu makabutura nshizemo agakoto tugize ngo bamenya njyewe ariko arahanze turagiranye ko polisi suzukajyaga agakoresha banzanire wowe we banzanire mwere ubwo ejo turatangira ariko mu mabrise ni mu buranza hazana nabandi bazane ariko bafite amafaranga sawa ubwo rero ubwo nta nubwo nguzimana nyine dore amapfa yarateye kamanya nuko ngusanze hariya nta kibazo numvaga nyine nkubonye kubera muri ibi bice ari utuye numvaga nagusoza ariko nari ngiye ahantu mere ya saa 3 zuzuye uwa mbere bo mu gitondo rusangira byose nabiteguye ntuwe ntugire ikibazo reka nkubwire ndabanza mbaze mere igihe agira ukazi hari igihe atinda kugenda ntabwo nava mu rugo ntamubajije kandi ngomba kuhava yagiye ariko urahari ndahari hano mu gusenga yego ndababwira ngewe nibabona ndabaza ngo nzababwira ko uturuka he muri Nigeria Lagos hirya sawa nta neze ko wagera n'ushaka no gutaha kanigendere cyangwa se biranshanze byari oye ntacyo humura rwose none humva naba bandi bose bafite ibibazo ari ibibazo byo mu nda ari ibibazo bose banzarire nkwereke ibintu ngenda korera ibibazo byo mu nda haryo mu nda hari abantu nyine ngo bava nibakame ngo bakagira ute nabo nugukoraho gutya gusa nya bita ibintu nyiherekereza mama oye nta kibaye ngaha ni kwa Pastor Gaspar nari nabibabwiye ni bishop noneho ariko mwari mwatinze hari ikibwiriza yari afite ariko reka turebe ko kikiriho nta kibazo ibindi byose narabibabwiye oh haleluya restare male ko distance ni ma anawi tugomba kwiga ijambo ry'Imana Yesu we kadutangire dusoma hano mu what mubarewi okay mubarewi yampaye dusome ijambo ry'Imana niyo mpamvu haranditse ngo ntukaze imbere y'Imana
cyangwa se imbere y'umuhanuzi utazanye ituro cyangwa se utazanye nyine ituro igitambo lewini sinema ku distance ubwo burwayi bugomba gukurwaho n'ituro wazanye imbere y'Imana. Haleluya. Resta sinema ku distance. Ayeleo iposio